Haleluya, haleluya. Yesu Kristo ashimwe, ndabasuhuje bene data. Tubana mu bihe byiza byo gusenga buri gitondo. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Tunezejwe n'Imana mu mitima yacu. Izinze ijuru izinguye amanywa, irabyongera bikoze itugiriye neza. Tubyutse turi amahoro. Dushimiye Imana intwari ku rugamba. Muri iki gitondo nyemerera uzamura icyubahiro cy'Imana mu mutima wawe. Ambwira Imana uti Mana urakoze, Mana wakoze, Mana warakoze. Twabonye kugira neza kwawe, twabonye iby'amaboko yawe atangaje yakoze, twabonye iby'imbaraga zawe, twabonye iby'urukundo rwawe. Hanyuma ushima Imana, unezererwe Imana mwene data, kuko iguhaye umunsi wo kwakiriramo ibitangaza byayo. Iguhaye uyu munsi yawukuremeye kugira ngo ikugirire neza. Niyo mpamvu rero nakubwiraga ngo ubanze uyishimire kandi wiragize Imana. Hanyuma usenge tukiri muri teme yacu yo gusenga dusenya ibicaniro. Ugire ibicaniro ukomeza gusenyagura. Ibyo ubona byagumye bigukurikirana ubisenyagure mu izina rya Yesu. Ubibwire ko nta bubasha n'ubutware bigufiteho. Rero muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Dukomeje kwibera muri teme yacu gusenga usenya ibicaniro, kuko twabonye ibyo bicaniro kenshi bituruka ku bintu byatongerewe, ku mitongero bagiye bagutongera. Biraza byo bikubaka mu isi y'ibitaboneka, mu isi y'umwijima, bikubaka amabariyeri ku buzima bwawe. Ukajya usanga hari ibintu bitemera rwose, ukagerageza ariko ntibyemere, kubera yuko mu isi y'ibitaboneka hahora hagusabiriza. Hasabiriza urushako rwawe, hasabiriza urubyaro rwawe, hasabiriza akazi kawe, hasabiriza bizinesi yawe. Ugasanga ni ibintu nawe ubwawe udasobanukirwa. Rero mu isi y'ibitaboneka, mu isi y'umwijima, ibyatongerewe bikavugwa na ba sogokuruza, bikavugwa na ba sogokuru. Ibyo bintu bigenda bikururukana bigakururukana, bikagera n'aho uba mu buzima budasobanutse kubera ibicaniro. Ibyo bicaniro rero nibyo tugomba gusenyagura mu izina rya Yesu Kristo. Ibyavuzwe n'abo ba sogokuruza babivuga tudahari, ni nayo mpamvu bitagomba kutugiraho ububasha mu izina rya Yesu Kristo. Ugomba gusenga ubyanga, ukanga ubuzima budasobanutse urimo. Ntabwo ari wowe kwirirwa usabiriza, ntabwo ari wowe wo kwirirwa buri munsi urara usuhuza umutima amarira yakwishije. Mu izina rya Yesu Kristo ibyo bintu ugomba kubisenya ukabyanga. Warangiza ukavuga uwo nawe ukidekarara, ugahamya uti njye ndi umwana w'Imana, ndi umutsinzi, njye ndi umwana w'Imana. Nta butware, nta bushobozi, iyi migambi yose, ibyavuzwe byose mu isi y'umwijima, ibyo basinyiye, ibyo barahiriye, nta butware, nta bushobozi bimfiteho mu izina rya Yesu. Ni uko nguko ugomba gusenga usenya ibicaniro biri ku buzima bwawe. Reka dusome ijambo ry'Imana, ariko noneho tugiye gutangira kuvuga ngo iyo umaze gusenyagura ibicaniro, habaho noneho no kubaka igicaniro cy'Imana ishobora byose mu buzima bwawe. Icyo gicaniro ni ukubaho mu bushake bw'Imana, ni ukubaho ukora iby'Imana yishimira, ni ukubaho witandukanya na bya bintu byose, ugahitamo noneho kuba mu buzima bufite igicaniro, bufite amasengesho, bufite gukora imirimo myiza, bufite gukora ibyo kubaha Imana. Imana ni ishimwe. Turasoma igitabo cya Mose kuva ibice 17. Dusome ijambo ry'Imana. Dushatse twarisoma ryose, ntabwo ari rirerire. Duhereye ku murongo wa 8 tukageza kuri 16 twihuse. Dusome titire y'iri jambo: Abameleki barwanya Abisiraheli. Mose arabasabira baranesha, Imana ishimwe.
maze haza abameleki barwaniriza abisiraheli i Refidumu. Mose abwira Yosuwa ati dutoranirize ingabo mugende murwanye abameleki, ejo nzahagarara mu mpinga y'umusozi nitwaje inkoni y'Imana. Imana ishimwe. Yosuwa abigenza uko Mose yabimutegetse, arwanya abameleki. Mose na Aroni na Huri bazamuka bagera mu mpinga y'uwo musozi. Mose yamanika amaboko abisiraheli bakanesha, yayamanura abameleki bakanesha. Maze amaboko ya Mose araruha, bajyana ibuye bararimutega aryicaraho. Aroni na Huri baramira amaboko ye, umwe iruhande rumwe n'undi urundi. Amaboko ye arakomera ageza izuba ku zuba rirenga. Yosuwa atsindisha abameleki n'abantu babo inkota. Uwiteka abwira Mose ati andika ibi mu gitabo bibe urwibutso, ubibwire Yosuwa yuko nzakuraho rwose kwibukwa kw'abameleki bakibagirana mu bo munsi y'ijuru bose. 15. Mose yubaka igicaniro akita Yehova Nisi, aravuga ati Uwiteka yarahiye ko azajya arwanya abameleki ibihe byose. Imana ishimwe. Nashatse ko tuvuga kuri izi nkuru ni uburyo ki Mose yarwanye arwanishije kwizera, arwanishije ko yari afite inkoni, kuko yaravuze ati ejo nzahagarara mu mpinga y'umusozi nitwaje inkoni y'Imana. Imana ishimwe. Ntabwo nzi wowe ikintu ujya witwaza, ariko Mose we yitwaje inkoni y'Imana, yitwaje ijambo ry'Imana, yitwaje imbaraga z'Imana, yitwaje kwizera Imana, yitwaje kwishingikiriza ku Mana. Imana ishimwe. Nuko izo nkuru mwazumvise, ntabwo byari byoroheye abisiraheli, ariko ngo Mose iyo yamanikaga amaboko, ayamanitse abisiraheli baratsindaga. Noneho yayamanura abameleki nabo bagatsinda. Biba ibintu bikomeye kugeza aho bateze ibuye Mose kugira amaboko ya Mose akomeze abe azamuye, ayamanike nyine abisiraheli bakomeze batsinde. Hanyuma ngo rero abisiraheli batsinda abameleki. Bamaze gutsinda abameleki, Uwiteka atanga itegeko, abwira Mose atandika mu gitabo. Imana ishimwe. Yandika mu gitabo iby'urwo rugamba uko byagenze, biba urwibutso. Mose amaze kubona banesheje abameleki, ngo yakoze ikintu cyiza, ngo yubaka igicaniro akita Yehova Nisi, ibendera ryo gutsinda, ibendera ry'abanesheje. Imana ishimwe. Uwiteka niwe bendera ry'abatsinda, niwe utuneshereza. Imana ishimwe. Jehova Nisi. Rero niryo zina ry'Uwiteka mu ntambara. Imana ijya ibasha kukuzamurira ibendera ry'ubutsinzi. Ikibazo gihari ni uko wowe utabasha kubaka icyo gicaniro, kandi Imana yaragiye kurwanirira inshuro n'inshuro. Imana yaragiye kurengera. Imana yaragiye itanga ingabo nto n'inini, ukarwanirirwa n'Imana. Uyu munsi ubuzima wicayemo, uyu munsi ubuzima ubayemo, nuko Imana yahabaye ikakurwanirira. Mose we rero yihutiye kubakira Uwiteka igicaniro. Iryo gicaniro akitwa Jehova Nisi, akita izina ryiza cyane yuko Uwiteka Imana yabazamuriye ibendera ryo kunesha. Wowe waranesherejwe n'Imana, watsindiwe n'Imana. Imana yarakurwaniriye, ariko muri wowe nta gicaniro kibamo cy'amasengesho ku buryo uvuga ngo Uwiteka ni Jehova Nisi. Ahubwo ibintu byose ubifata nk'ibisanzwe, ibintu byose ubifata nk'aho ntacyo bivuze. Ariko Uwiteka ndagira ngo ubwire ko yakunesheje muri bwa burwayi, muri za ntambara zitandukanye. Wari ukwiye kuba muri wowe ufitemo igicaniro cyitwa Jehova Nisi, cyicara kiriho amashimwe, cyicara kiriho gusenga, cyicara kiriho kuramya Imana, cyicara kiriho ibihimbano by'umwuka.
Imana ishimwe rero Jehova nisi Uwiteka ni ibendera ryacu, Uwiteka niwe bendera ry'abasenga, niwe utuneshereza. Imana ishimwe rero birakukwiriye ko usenga usenya ibicaniro ariko ukubaka n'igicaniro cy'Uwiteka muri wowe kugira ngo ntihakagire ibintu bigutinyuka. Ibyo byose byatongerewe byo mu miryango byo mu maraso bizakuvaho burundu wubatse igicaniro cy'Uwiteka muri wowe, wubatse igicaniro cy'amasengesho, wubatse igicaniro cy'imirimo myiza, wubatse igicaniro muri wowe cyo kuvuga neza, igicaniro cyo kwanga icyaha n'igisa nacyo. Jehova nisi ni ibendera ry'abizeye, ni ibendera ryo kunesha. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Nakubwiraga ngo usenge usenya ibicaniro kandi wubake n'igicaniro cy'Uwiteka mu buzima bwawe. Shalom, muhahe muronke mugendane n'Imana.